umuntu wese yacamo gute kandi itaribonye? ntabwo uri mu Rwanda Ntabwo ndi mu Rwanda. none se Sandi Badi yabaye ikibana Sha nanjye nakubaza ukuri kumbaza niko nanjye nakubaza mu by'ukuri pe nta muntu n'umwe uzi ikintu uriya mwana wa mama yabaye. ese ubwo ko njyewe narabibonye na mbere atangira kwandika amasitori kuri Instagram ndafata screenshot ndabikoherereza byibuze umuntu amuvugishe kuko biriya bintu None se reka nkubwire Damu buriya utekereza ko tuba twacecetse? Ntabwo bikunda, ntabwo tuba twacecetse, ntabwo mba nabibonye, tuba twaramubwiye, tuba twaravuganye nawe man, ariko ntabwo natwe tubizi mu by'ukuri. Ntabwo tuzi ikintu cyabaye kuri uriya muhungu, ntabwo tuzi abamugize kuriya, ntabwo tuzi ibyamugize kuriya, mbese nyine uko mutungurwa niko natwe dutungurwa nk'umuryango pe. Ijana ku rindi ntituzi ngo yabaye iki. Afite depression, afite nimba ari ibiyobyabwenge, nimba ari abari kumukoresha, we don't know. Uko mubibona mukumirwa niko natwe tubona tukumirwa. Twaramubwiye waretse ibi bintu, ejo akatubwira ati ntago ndongera, akaba ahindutse nk'icyumweru kimwe tukajya kubona tukabona arongeye. So what we can do, nta kintu nyine, ntituri kumwe nawe, nta n'umwe uri kumwe nawe, nta muvandimwe uri aho ari, nta muntu wo muri famiye uri aho ari, ari wenyine. Inshuti ze nyinshi ziri mu Rwanda, ntabwo tuzi ngo bimeze gute. What? Why are you looking at me like that? What? Urumva? I'm on call. Rero ntabwo tuzi ngo nyine twaragerageje ibishoboka twagerageje ni ukumuvugisha. Rero umuntu mutari kumwe buriya no kugira ngo umukontorore biragoye. Ushaka kumukontorora uyu munsi ejo akakwihinduka. Ntako tutagize nyine, twebwe ibishoboka twarabikoze kuri telefone. Rero aho byageze nuko natwe ubwacu twagiye nko muri koma, niko nabivuga. biriya bintu biri too much pe. Ubwenge bw'abantu ku bwenge bwacu birakabije, birarenze, birakabije ku rugero nyine njyewe I can't blame anyone wamuvugaho cyangwa se wagira gute. No, nanjye ubwanjye uretse kuba ari umuvandimwe ndundi munyarwanda, kuba atari umuvandimwe wanjye, yenda ngo mvuga ati ku ntege z'umutima kubera ko ari umuvandimwe, I don't have anything to say. Ariko ari nk'undi muntu nanjye ubwanjye naba namwanjamiye. Mana yanjye, ari ibintu ureba kuvuga kuko umuntu uko rero uri kumva sibyo, ukuri kumva uri kubibona ukumirwa. Nimba uzira Ramazani uramuzi, mu myaka yabayeho Musanze, mu gihe cyose yabayeho abantu bose baramuzi, inshuti ze zose. Nimba wari uri no kuri iriya live wabibonye, inshuti ze baramuzi sibyo. Natwe uko tumuzi turamuzi, uriya siwe Ramazani twebwe twavukanye nawe, siwe Ramazani tuzi mu myaka yose yabayeho mu buzima bwe kugeza ku isaha ya nijoro yagiye kuri iriya live. Uriya ariwe Ramazani twe tuzi. Iyo umuntu ageze hanze nuko bigenda. Ese ni amafaranga, kuba adafite amafaranga ntabwo si no kuvuga ngo njye sindi kuvuga, abantu bavuga ngo ni ubukene, ntabwo ari ubukene. Ramazani ntiyabuze ibyo arya, Ramazani afite akazi keza, abayeho neza nyine ku buryo atari amafaranga ku buryo atari ubukene. At the end of the time ntabwo ari ubukene nyine ngo afite inzara yo kuba yagira gute. Afite imitungo inaha, afite ibintu inaha sibyo. Ntabwo i Kigali, I mean mu Rwanda. Rero
ntabwo twavuga ngo we nyine ku giti cye ni inzara, ahubwo twebwe twabibwiye ribu, twishinganishije muri ribu, bamurebe barebe nimba atari ibiyobyabwenge, either ni ibiyobyabwenge cyangwa se afite abantu bari kumukoresha. Gusa mu bigaragara twebwe mu byo dutekereza, mu bigaragara afite abari kumukoresha, either cyangwa se yaranashimuswe, ntabwo tuzi ahantu ari, kandi nta n'umuntu uzi ahantu ari, nabyo birashoboka. Ntabwo tubizi, ntabwo tubizi kuko nta muntu n'umwe uri kumwe nawe. Either ashobora kuba yaratwawe ari ahantu tutazi, either ashobora kuba ari ibiyobyabwenge, cyangwa se ari abamuteye ubwoba, cyangwa se Ramazani agira umutima. Ninkubwira ngo nimba mu bantu navukanye nabo nzi tuzi no mu buzima busanzwe nzi, Ramazani agira umutima woroshye, wa mutima uri soft, wa mutima nyine ku buryo ushobora no kumutera ubwoba aka kanya. Ramazani ni wa muntu mushiki we ashyingirwa akagira ubwoba ko mushiki we agiye akarara arira bugacya. Ni wa muntu akantu gato gakoma agahamagara mama ari kuboroga. Agira umutima woroshye ku rwego 99% Ramazani umutima afite. Ntabwo ari umutima wamuha uburenganzira bwo kujya kuri social media ngo akore biriya bintu. Either rero ko hari icyo nzi cyo hari ababiri inyuma, nicyo natekereza, ni nacyo turi gutekereza kwanza nk'umuryango. Hari ababiri inyuma tutazi uburyo byagenze. So leta ni umubyeyi, leta ifite imbaraga zose zo kuba zamugeraho. Twe dufite banamudusabye kugira bamugenzure, nta wamwimana, nta uzi ahari. Kuko ibintu narabibonye na mbere rwose, mbona ni ikibazo, ndavuga byibuze reka nkunyure. Mwebwe njyewe ukuri kunyuraho ni ukuri kose, keretse nkweretse nka chat yanjye nawe cyangwa nkakwereka nka chat yo muri famiye yabo tuvukana. Twaragerageje mbere, ubundi ibintu byose bitangira byatangiye tukeka ko ari depression yo kuba papa yarapfuye. Ariko biri mu bintu byagiye bimuzurira kuba nyine ntabwo azi kwihangana, ntabwo azi gufata, ntabwo azi kwakira situation y'ikintu icyo ari cyo cyose. None se umusaza hari ahantu byari bihuriye wenda na leta, bikaba ariyo mpamvu we biri izina ry'Imana rubanda bazi data, abantu bose baramuzi. Papa wanjye ntiyigeze agera mu bintu, nta nubwo twese twari turi kuvuga ati yaba ariho baba yanarwaye, n'iyo yaba ari muzima yari no gupfa. Papa wanjye ntiyigeze, nta n'agatonyanga k'ibintu bya politike no kuzana nk'ikiganiro kirimo politike mu rugo, cyangwa se ibintu bifite aho bihuriye n'ibintu ibyo ari byo byose bya politike. Ntabwo papa wanjye yigeze aba muri politike, ntiyigeze anatekereza, ntiyigeze. Twebwe mu rugo nta muntu n'umwe shamana, nta nubwo cyekoze abanzi, abatuzi cyangwa se abantu bose babaye muri famiye iwacu baba abagabo bo kubihamya, aho dutuye cyangwa se mu bantu bose twanyuzemo. Baba abagabo bo guhamya ko biriya bintu nta muntu wo mu rugo, nta n'umuntu wo muri famiye wigeze utekereza n'ikintu cyo kujya kijyanye na politike ngo yajya hanze ngo akavuga cyangwa se ngo agakora iki. Oya, papa wanjye yari umunyarwanda wuzuye 100%. Nta nubwo mana, nta mu bintu wanatekereza kuvuga ngo muzehe yapfuye nk'intwari, yapfuye. Mana yareze benshi 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 benshi, abe abatarabe. Ugiye muri kavukire yahavu
avuka abo yahaye imitungo aba ari abo yagize mana ibigwi bya muzehe we nta nubwo wakirirwa unatekereza ngo politike ngo cyangwa ibintu Ramazani arimo bihuriye reka 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 reka